urabizi ko tunganya ubwa icyo ndusha ni umugore nta kindi abantu bashobora kugufata serious kubera ufite umugore ngewe yarano ariko umunsi nabonye umugore gwembwe umunsi nabonye umugore nkarongora nta kintu uzaho kimbwira kandi ndi hafi kumana mbaye nk'ibenye kanyivane iki kintu Dumba nakubwiraga harya nari ngeze he tosobora kujukira kimanyi kati wawunga are toko fitu kuba n'akanyamerika negwe toka kuba ndabyibuka we wabigeze neze kuri story za Messi ngo za football na baro okay narinzi asushaka mbese serious bigende bite ubundi mwisi cyonyine nabonye mwisi kiri serious no umupfu umupfu wari seri asekera iki kiretse na nk'umuntu wapfuye afite amenye meza w'icyangwa we aguma aseka hako yanjye mfite pastor w'umujama ibaza ko n'aya mashuri yigeze kwa trend mu minsi yashize yayambajijeho amashusho yabaye trend nuvuga izina ry'umuntu ya mashusho yabaye trend harimo hashyaga kubitwa yarambaje ngo semane ng'amashusho numvisha barimo kuvuga oya urarebe Japan pastor shakureba Elisa yabaza ko yambaje na stories z'abari tazari oya reka cyose bikura hehe none kugira ngo abantu bari kuri live babone ko ari njye uyoboye batanca n'amazi twagiye mani niba hari ikintu nkwangira no kutabasiriye mu buzima asoma ngo aze dushaka mbese rije nkora muri office ya ministeri ngo muri entertainment uri mutsiruri kigo nubaho ugira umwana w'umuhungu cyane mwana ufite ukuntu nyine uri nkubaganye y'umupapa ukuri kizi ntawe nzi ugahita unahakanura kuri serious ako kandi bizko umupapa niko kabi mwana umupapa w'inkubaganye kandi ucecetse utuje uri munakuboneye kure utavuze azoya kugira ngo ndi muzima kako uri hambo utuje mbese umeze nkanjye ariko nshuti yanjye uri nkubaganye biteye ubwoba ese kutamenya ko izi ni ikibazo ko Chris Easy ari umuproducer nuko nshatse kugira ngo bikonfirimire abantu gusa nkaba mbifiteho amakuru ko Chris Easy barangije gushwana na Element. Chris Easy ngo mwabigiyemo inama mukora umutwe muri bati Chris Easy nta cyamunanira production urayishobore agenda yicara hasi ari traininga amaze igihe amaze atarasohora indirimbo yararimo ariga production kugeza ubu ngubu indirimbo zizasohoka uretse iyi ngiyi ngo azaba yazikoreye harimo kuri kungana iki none ukuntu uvuga ibintu akabivuga umuntu atuje kureba ibibazo umuntu yavuga aba arabitombora abihimbira kuri live ziwe manage ubujahi none se wenda tuvuge ko kugeza uyu munsi nane yarakora turi kumwe ariko wenda ntago ajya akora interview turi kumwe kandi narakubonye kwa handi kwa banuza kwa Anita Pendo none se hariya njye mbamaje nk'umusitari ubasanga nahaje nk'iki nze ndi serebu ntabwo numva ikigande yewe ngenda umusitari ngenda umusitari cyo ni icyambere noneho ndabona bampaye Kenkayiri baraguha gusa ikindi kirenzeho
nta protokole ya interview tugira. Buriya ukuntu abantu bafata ibintu by'imiziki bagashaka wese ngo abihereze umurongo ngenderwaho awuhimbe. Nta protokole ya ibyo byo dukora none ndabona ngo amaye agashanete ubwo mushimira gusa ukomeze ngumwe ngo thank you. Okay, ubwo thank you ukomeze otherwise baraza utangire kwikira ya. So nakubwiraga mwana urumva buriya hari ukuntu abantu bafata nyine iyi showbiz dukora bagashaka ngo batugendere amategeko ngenderwaho bihimbiye mu mitwe yabo. None bamugiye muri interview ngo umuhanzi ntago manager ari buvuge, manager avuze bigutwaye iki? Hari ubwo yavugiye ari ugiye kuharyama. Wabyumvishije ngo uyu muhanzi agiye ngo muri interview ngo na manager ngo wari uza araza akavuga ntusigiye kuvuga bitwaye iki? Kuki atavuga se? Ikintu uko umuhanzi yabavuga ku muziki urimo kuvuga kuri filime mwese muvuga ikintu kimwe, mwese muhuriyeho mufite amakuru angana. Protokole ni iki? Ngira ngo wowe nk'umusitari uba ugomba kuvuga kuri filime and then uriya nawe mu musitari bwe nawe akavuga ku ndirimbo, ariko wowe uri umuvugizi wa filime ariko tugusanga urimo uravuga ibintu bya Chris Easy mu muziki. Nsanyene bitwaye iki? Wavuze filime zawe cyangwa ukazajyayo ukagenda gusobanura filime zawe ku radio. Naraso iyo muziki ni yandi? Ni ya Chris Easy. Nanjye ngira mu muziki yari ya Chris, buri muziki ni ya Chris Easy. Nako nyamba ni mu radio. Ese manager w'umuhanzi akora iki cyane? Ni ibihe bintu manager w'umuhanzi abashinzwe ku buryo tubaze dutangirira aho ngaho? Ibintu urimo kumbaza urabizi. Wabikoze muri cyaze genge urabizi. Ije ariko ntabwo mbariza ngewe kumenya, mbariza abantu bamwe ntabwo bashaka ibyo no kubimenya, ahubwo urimo kujya kubagora. Wambaye barabizi manager w'umuhanzi ibyo akora. Barabizi cyane kuko nicyo ikintu gisaje muri iyi mihanda. None se bamwe wigirisha tubwire manager w'umuhanzi ibyo akora. Rero management y'umuhanzi ni ikintu kiri wide, binsha amakontra, amaquotation y'abantu ufite kubahereza, abakeneye ama invoice, gutegura amakonsera azajyamo. Ndabona Kevin Kadari mari baraguza muri comment. Gumaho Kevin, aho ni ukwiriye muri hasi muri comment. Kevin gumaho. Uyu nguyu nagari Kade wanyawe. Ni Kade. N'akaunti y'impimbano yiwe iyi ngiyi. Umwana ukoresha aba imasisi ndamuzi. Ejo naramuborotse Kevin Kade. Baramuborotse? Naramuborotse Ko nagarutse nanjye muboroka kugira ngo avireho rimwe. Boroka kura. Nikajya kumuboroka. Ubu mbaye bize n'ibyo mugiyemo. Uhugiye mu kuboroka Kevin Kade. Kana kamaze muboroke wana ndagaruka mbisoje. Mbonye nta nubwo bintindiye birihuse. Uramurangiye. Kizo tubange ngo bajya bakira ku mazu. Ubwo nakubwiraga. Nyine management ni ikintu kiri wide. Wide cyane. Ku buryo ubundi umuhanzi management bayo byose bikora neza. Hari ubona ahagaze. Abari management gusa yonyine umuhagaze iruhande. None se ko management abagomba kuba umuntu umwe? Oya. Iyo bibaye management bari abantu benshi. Abari imbaraga nyinshi kugira ngo ubone umuntu ahagaze hari. Chris Easy afite management irimo abantu bangahe? 8. Birashoboka ko batubwira n'ibyo bakora. Oya nta mabanga y'akazi. Manager kandi management bavuge mu baroge. Ega nanjye mfite ba boss banjye. Ariko ni wowe ubakuriye. Nanjye buriya muri company ndi umukozi nk'abandi bose bafite agashara ku kwezi. Bishura ngahe muri management ya Chris Easy? Ntago nabivuga niko na makomisiyo. Ayawe. Ni komisiyo se janjye bishyiraza mu mabanga y'akazi.
hari ukuntu abantu nk'ubu ngubu kano kanya baba bantinya baba bafite n'icyubahiro, rero bamenya amafaranga mfata bashobora guhita banyuzamo ijisho. ese muri GT Business Group Oya, ni GT Inc. GT Business Group niho na management GTA GT Inc. GT Inc. ni GT Inc. niho na management ya Chris Easy iforinga. Yego. Umuntu ufite indirimbo enye zirengeje miliyoni 10 akaba afite manager katuvuge ari successful nkuko urimo urabivuga. Yego. Ni ikihe kintu agezeho nk'umuhanzi? Cyagezeho nk'umuhanzi afite izo ndirimbo uvuze haruguru mbere na mbere. Ni iki bizamumariye iki? Abayeho neza. Abayeho neza gute? Okay, kubaho neza ndi wumva ari iki? Mbere ko tujya kuvuga ibintu byinshi. Ko ndashaka ko utubwira aho Chris Easy wa Musanze yaza manager ubu ngubu ukaba umugejeje ku bintu atari afite. Ni ukuvuga ko ibyo agezeho byose twabyita kubaho neza. Chris Easy ageze kuki wowe ubaye uri mu gihe wabaye kuva warabaye manager we n'icyo agezeho? Ubuzima yararimo bwarahindutse. Gute? Bwahindutse bwiza. Bwahindutse bwiza? Kurushaho. Bwahindutse bwiza gute? Yavuye kuki? Yavuye he yageze he? Yavuye ahantu yarari. Agera ahandi hantu. Agera hageze. Mpamvu tujya kesha ducanira ibintu abahanzi bajya bageraho. Nuko dufite societe itabyumva uko birimo biravugwa. Kabyumva gute? None tukajyana societe mo abantu babaye nk'abasesenguzi abasesenguzi. Babisesengura uko bitari ukaba bisesengura muri buryo negative. None dufite na system yuko abantu bacu baba bagukunda ubasaba amenye ko wamurenzeho gatumeze nk'utagiye kuzamuka utakiri kuri level yo kumusaba mugiye guhangana abantu bajya gusaba ngo bavuga nyine abafana nyirizina abafana bacu ugize imana waguma uri umuhanzi ubasaba ukeneye gufashwa uri munsi y'ibirenge cyangwa uri munsi y'umurongo w'iterambere. Iyo utangiye kuba ngo ngewe ngo mfite imodoka ihenze ngo mfite ngo inzu nubatse ngo ihenze ino bakandi n'izihenze inshuti yanjye abakunzi abanyarwanda bagize imana bajya guma mu nsoro basaba cyumva kugira ngo ubyumve neza uzacunge abahanzi bose bagize batangaza ko bafite ikintu bakoze cya danje. Batangaje ko baguze imodoka ihenze, batangaje ko bubatse inzu ihenze, ukibitangaza muri uru Rwanda ugiye icyo kintu wari ukizi? Ntabwo nari nkizi njye numvaga abanyarwanda ari abana beza. Nyine ni abana beza pe ku muntu uhora ubasaba. Kugira ko iyo urimo urabasaba. Rero sasa ujya gutangaza ngo nyine ageze ku bintu ibi bitangaza ugende nyine. Ni ukuvuga ko icyo ushatse kuvuga ko Chris Easy afite ibintu byinshi yagezeho ariko uramutse ubivugiye hano kuri iyi live abantu bashobora no gushaka kubimukuraho banakurogesha. Ni ukuvuga ko abashaka kumurogesha babimenye vuba hano bagende bamurogesha kuzara bifite no kutaza kubivuga. Amurogesha se bajya bakarogesha babatuye ubukire. None se siko bimeze. Ofete wowe aho kugira ngo tubwire ibyo yagezeho. Niyo mpamvu nyine uyu munsi uzanabicunge urugero rwa hafi ni ngewe njye kuzagutangariza ikintu mfite cyanjye ntunze biragoranye. Uzansanga igihe cyose nibere mu bantu bahora bashaka guseka gusetsa mu mafuti ubona ko rwose nta na kimwe ndiho cya danje. Ntushaka kubona nambaye costume mu buzima bwanjye ngo negire nkaho ndi umukire murandi muri case z'abakene buri gihe cyose kuko hano bigaragaje ubugiye. Ariko nawe umeze nka Chris Easy. Mu Rwanda niyo utangaje ko ufite manager w'umukire ufite amafaranga menshi ukibitangaza ntabwo wongera kumva indirimbo zawe. Urabeshya.
ese ko mubese nuhari nanjye simpari ntubizi ko ariyo mpamvu banje kumva indirimbo z'abana banjye. erega waje manager w'umukire ngo uvuye muri Canada cyaze gang yaje atemye ibiti byinshi ngo waje uvuye kugurisha ishyamba ryose waritemye ry'ibiti Mama Bubuna yo mvugira ngo cyaze gang. cyaze gang ariko mwana umva kubwiza ukuri niba ari cyo nicuza naragendeye yogosheshe usase ngumaraho nyine ngo navumbuye Ako se ntabwo wigeze gutungaho amadrede nawe cyane menya ariko menya iruka ryari we indirimbo Chocolate, indirimbo ya Chris Easy. Niki wayivugaho Chris Easy atayivuga aza kuvuga ibindi wowe uyivuga ibyawe? icyambere n'indirimbo Nukuvuga ko sinshaka kuvuga ikintu Chris Easy azaza hano avuge kuri iyi ndirimbo. Niki wowe wayivugaho Chris Easy ataza avuga ibindi? Uzi ko Chris Easy ataza kukivuga? Okay, so ni indirimbo wumva ko iri timeless tuzumva dushobora kongera kumva mu myaka nk'icumi nanone ikakuryohera. Ikibazo mfite kindi, Element niwe kubera iki Element ari we mukoresha gusa? ntago dukoresha Element gusa urimo kubyumva Muri izo ndirimbo enye zifite miliyoni 10 hari irimo itari ya Element. niza Chris Easy No wazikoze. niza Chris Easy yakoranye na Element. Bimenyesha iki? Kubera iki mukoresha producer Element gusa? ntago dukoresha Element gusa Kubera iki dukana na Element? Kubera iki producer mukorana? ahubwo we bakavuze ngo kuki numvamo Element cyane ariko kubera ntago iki ari we gusa producer mukorana nawe ari Element gusa? dufite indirimbo zitari za Element. Mu ndirimbo zanyu ziri success ni iyihe ndirimbo itari ya Element? dufite Stop, dufite Esurabizi, Stop za Element. ikoze. Kiz mushuti wawe Kizi nawe nzi. ntawe uzi w'umugande Nta Kizi. asabana so ko hahindutse baya muri yagira amatsiko y'ikintu iki ugira umwana w'umuhungu Cyane. mwana ufite ukuntu nyine uri nkubaganye y'umupapa ukuri Kizi ntawe nzi ugahita unahakanura kuri serious Ako Kandi kandi bizwi bizko papa niko kabi. mwana umupapa w'inkubaganye kandi ucecetse utuje uri munakuboneye kure utavuze ashobora kugira ngo ndi muzima. kuko uri hambo utuje umeze umeze nkanjye Amfa. ariko nshuti yanjye uri nkubaganye biteye ubwoba Ese kutamenya Kizi ni ikibazo. Kizi nawe. kandi mbizi ko wari waramusinyishije imyaka 15 muri cyaze genge 15 years. Oya we yari roda. Ariko rubanda mutanga amakontra koko. Chris Easy bayira ntabwo uri murakwepa ikibazo. So urumva excuse me umva Chris Easy akora production y'indirimbo za audio agakora na video. Chris Easy akora ni producer. Yego. Icya video ndakizi yaje cya producer kiza gute? Nyine nacyo nyine cyajemo. Ariko yatangiye kuba producer ejo. Oya. Nuso ngo sinshaka kuba nsanzwe nkuza ko mfite ingeso ntazi yawe. Ubusambanyi urabuzi. Ako nyine n'izindi nyine ntazi zawe. Nize ko ntabe umujura. Gusa. Hari ibindi sindi umusinzi.
wenda ugasanga ukunda gusenga. Ese ko cyose ujya mu mugeso mbi gusa? Okay. Ahubwo ntabwo arayikora. Production arayikora ya audio nubwo atanashyira hanze indirimbo nyine zewe nkawe ubwe. So ni umuproducer ariko nta ndirimbo n'imwe ari bwashyire hanze, ariko arazifite, hari n'izo afatanya n'abandi kugira ngo bazivugurure. Nonese ntabwo ashobora, uramwizeye ko atarasohora indirimbo ku buryo azasohora indirimbo ze? Bitewe nuko nzumva rwose yanazishyira hanze. Cyane rwose, kuko numva isi tubamo y'umuziki, buriya abahanzi bo hanze benshi baba bazi production. Ariko ntakubeshe nari mbizi ko Chris Easy ari umuproducer, nuko nshatse kugira ngo bikonfirimire abantu gusa nkaba mbifiteho amakuru ko Chris Easy barangije gushwana na Element. Chris Easy ngo mwabigiyemo inama mukora umutwe muri bati Chris Easy nta cyamunanira, production urayishobore, agenda yicara hasi ari traininga, amaze igihe amaze atarasohora indirimbo yari arimo ariga production. Kugeza ubu ngubu indirimbo zizasohoka uretse iyi ngiyi ngo azaba yazikoreye, harimo kuri kungana iki? None ukuntu uvuga ibintu akabivuga umuntu atuje kureba. Ibibazo umuntu yavuga aba arabitombora, abihimbira kuri yayivuze iwe. Ubu wabona hari nk'umuntu ufite agacano uri bukora inkuru ngo ukuri mutamenye ngo Chris Easy yashwanye na Element. Chris Easy arangije gushwana na Element, ko Element nta muntu adashwana nawe. Ndavuga nyine bari bukore tayito ngo Chris Easy yashwanye na Element, niyo makuru bavuze ko live kwa Dumba kandi shaba barimo kubeshya. Naguze ijambo Perezida wa Repubulika yivugiye ngo ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana cyane, simbyumva. Rero ngiyewe ntabwo nabona abantu babiri bari kumwe ngo babanirwe kumvikana mpari, niyo mpamvu gushwana ntabwo bishoboka. Gushwana ndabyemeye, ntabwo biza gusohoka. Ntabwo rwose ntabwo ugeze bashwana, nta n'ibihari, nta n'ibyabayeho, nta nubwo byanabaho muri business, ntabwo abantu bashobora gushwana. Sinzi icyo kintu uvuga ucyumva neza. Ntabwo ndacyumva neza. Niba Element ari kano kanya i Burayi yagiye muri tour, kuba yagusigira beat enye ugasigara nyine uziri codinga buhoro buhoro bitewe nuko vibes zigenda zizamuka, biri mu nshingano zawe nk'umuhanzi. Recordinga asange beat yagusigiye ufite aho ugeze ugira icyo uyikoraho. Ariko ngo kenshi abantu baravuga ngo kenshi ibintu bya Chris Easy Element ni participating 90%. Nyine abantu barabivuga, urumva? Nkuko n'abavuga ngo nanjye mfite boss wanjye muri management unkoresha, nyuma bakaza gusanga ntawe uhari, ari wowe kibamba. Ubundi iyo uri muri showbiz ntuvugwe ntago ubutwika. Nkuko benshi bajya bavuga ngo uri umutinganyi, ubuse uri umutinganyi wowe? Abazagire base uko kujya imbere y'ikinishwa kinishwa tayo ko bimugendekera, azagira utusha. None hari ahantu wigeze kumbona njyewe ku buryo provinga ko ntari umutinganyi, wowe umaze kunsanga mu gitanda? Nta mutinganyi ubyara. Simple. Simple, tukomeze tugende. Continue. Junior, nakubwiraga buriya Dumba nta muhanzi uzasanga batamuvuga ibintu muri iyi mihanda. Nizana gutangaza ubonye abantu bifasha bagafata nk'umuhanzi uzi ko ari wa danger, ukumva haje kuko
hari umuntu urwaye gift witwa BV. Thank you BV. Thank you BV bizu ndagusomaguye ahantu hose. Ubwo wicaranye n'umugore uraza gusoma abagabo. Hakonje baranze. Sawa. None so Yuda yasonye Yesu kwitama. Sawa. Kuramo mama. Urabizi ko tunganya ububwa icyo ndusha ni umugore. Nta kindi. Abantu bashobora kumufata serious kubera ufite umugore ngewe yarano. Ariko umunsi nabonye umugore gwembwe. Umunsi nabonye umugore nkarongora. Nta kintu uzaho ukimbwira. Kandi ndi happy. Kumana mbaye nk'ibenye kanyivane iki kintu. Dumba nakubwiraga. Harya naringeze he? Tosobora kujukira kimanyi kati wawunga ate toko fitu kuba n'akanyamerika negwe toka kuba. Ndabyibuka. We warugeze. Neze kuri story za Messi ngo za football na ballon. Okay. Narinzi. Ese naho ngaho. Nanye kubwira. Ndavuze ngo mbaye benye. Tugumasha nakoze rero kwigoshesha nakoze ikosa kabisa. Ewe meze nk'igitumbuwa kuva niyogoshesha nabaye nk'irindazi. Warugeze ahantu umuntu aravuga ukagira ngo akibagirwa kuri umuntu wa mbere uvuga. Sasa tugiye kuvuga rwose najya za nkavuga ukagira ngo kuva just wandambe kandi stories dashira. Ariko wibuka ikibazo nakubajije turiho chat and views ndakizi. Okay. Icyo ukundira umuhanga. Rega Dumba oyanjye nuko nageze imyaka ngisanga ni muri showbiz. Ubundi wakabaye uri nka ministry. Nsome ba ministry babagira amafaranga menshi buriya. Wakabaye ni iki? Nakaye ufite amafaranga menshi. Okay. Batanteranya nyamuneka ntazabura ibyangombwa. Batagiye kungongesha. Nakubwiraga babwira baguhe Baby Lion. Baby Lion ngo banza ko zagiye kurisha. Akore ikindi kintu kimwe abantu batanazi nagiye nkangaki nacyo tukirebeho. Hari nk'indirimbo abantu barakunze cyane wenda nyine zikundwa mu gihe hataraba ibintu by'ama views. Oza nk'indirimbo bita ngo bose babireba. Ya Melody? Oya. Theo. Ya Theo bose babireba nyine. Bari bazi ko agiye gukorwa n'isoni. Muyize? Iriya ndirimbo akakano kanye ifite mu Rwanda nka views billion. Namo ndeba hano munanyeretse ngo bitaruye uri kuri live ya masaha. Ariko hano yanjye narago. Hano nyifite AI. Ariko umenya cyabo mabina kiri ari fani cyabo buramenya ni ikintu kizima. Ntabwo jya ugira irungu uri kumwe nawe. Anyeretse pasiteri wacu. Oya reka reka. Pastor, my pastor asikujya tangiye guhakana. Ngiye pastor wanjye ari kuri live tuvugana. Mara gusengera. Harimo arande barimo no kunsengera. Hako yanjye mfite pastor w'umujama. Ibaza ko naya mashusho yigeze kwa trend mu minsi yashize yayambajijeho. Amashusho yabaye trend nuvuga izina ry'umuntu. Ya mashusho yabaye trend. Harimo hashyaga kubitwa. Yaramba cyangwa se mwana ngamashuna numvisha barimo kuvuga. Oya urareje pana pastor ashaka kureba. Birise ibaza ko yambaje na stories z'abari tazari. Oya reka kabura. Cyose bikura hehe? Ngo mbikura kuri Twitter. Aho yagalo urwari tosoya kubera serious ya de nakatono. Asushaka mbe serious bigende bite? Ubundi mwisi cyonyine nabonye mwisi kiri serious no umupfu. Umupfu bari serious. Asekera iki? Kiretse wenda nk'umuntu wapfuye afite amenye meza w'icyangwa. We aguma aseka. Hako umuntu ufuye bisanga sini cyajya kumusetsa.
yipfiriye yigendeye. aho izo fa ngo badogiri waguru agiye serious ugari muri ubu buzima. So nakubwira urumva rero uyu munsi nyine iyo mibare kano kanya abantu bayifite mu Rwanda bafite nyine ubwo nyine ranking indirimbo ufite 3 ufite nyinshi abari Meddy, Chris Easy, Element. Abandi ubwo ne ebyiri imwe kubera indirimbo imwe bo ni benshi. Ibintu tuba tuvuga hangana ntabwo usaba kugira ubwenge bwinshi. Ibintu bya TikTok ni nko kubana bimwe bita ngo WDA. Uturimo tw'amaboko. None kugira ngo abantu bari kuri live babone ko ari njye uyoboye. Batanca n'amazi twagiye. mani niba hari ikintu nkwangira no kutabasiriye mu buzima. Asoma ngo aze dumushaka mbese rege nkora muri office ya ministeri. Ngo muri entertainment. Uri mutsiruri kigo nubaho. Uramo amabobuna kuramo amabobuna. Urabizi ko tunganya ububwa icyo ndusha ni umugore. Nta kindi. Abantu bashobora kumufata serious kubera ufite umugore ngiye yarano ariko umunsi nabonye umugore gwembwe. Umunsi nabonye umugore nkarongora. Nta kintu uzaho kimbwira. Kandi ndi happy. Kumana mbaye nk'ibenye kanyivane iki kintu. Dumba nakubwiraga. Harya naringeze he? Tosohora kunjukira kimanyi kati wawunga are toko fitu kuba n'akanyamerika negwe toka kuba. Ndabyibuka. We wabigeze. Neze kuri story za Messi ngo za football na ballon. Okay. Narinzi. Ese naho ngaho. Nanye kubwira. Ndavuze ngo bayibenye. Tugumasha nakoze rero kwegosha nakoze ikosa kabisa. Ewe meze nk'igitumbuwa kuva niyogoshesha nabaye nk'irindazi. Warugeze ahantu umuntu aravuga ukagira ngo akibagirwa kuri umuntu wa mbere uvuga. Sasa tugiye kuvuga rwose najya za nkavuga ukagira ngo nyuko vajya suwandambe kandi stories dashira. Wewe ariko wibuka ikibazo nakubajije. Turiho cya 10M views ndakizi. Okay. Icyo ukundira umuhanga. Rega Dumba oyanjye nuko nageze imyaka ngisanga ni muri showbiz. Ubundi wakabaye uri nka ministry. Nsome ba ministry babagira amafaranga menshi buriya. Wakabaye ni iki? Nakaye ufite amafaranga menshi. Okay. Batanteranya nyamuneka ntazabura ibyangombwa. Batagiye kungongesha. Nakubwiraga. Urumva? Ubwo nyine tuvuye ku bintu bavuga nyine ngo bya 10M views mu bantu bakora indirimbo z'ijuru. Akomeye bita ngo ni Ivan Singo Junior niwe mupapa ni refeyeho pe comment 600. So I was telling you rero iyo ugarutse mu muziki nyine wacu w'isi abafite indirimbo nyine nyinshi ni Meddy wa mbere gospel twavuye turi mu abafite miliyoni 10 abahanzi ba Sakura. Ni Meddy hagahita haza Chris Easy we afite indirimbo enye hakaza Element afite 3 zifite million views. Miliyoni 10 hagahita hakurikiraho Melody afite zingahe babwira baguye Baby Lion. Baby Lion ngo banza go zagiye kurisha. When she's around abantu kenshi baba batubwiye when she's around ifite 8.9 ntabwo irakwiza 10 million.
So Melody afite ari muri million views afite million views ebyiri. Ubwo rero urumva akora ikindi kintu kimwe abantu batanazi nagiye nkanga nacyo tukirebeho. Hari nk'indirimbo abantu barakunze cyane wenda nyine zikurwa mu gihe hataraba ibintu by'ama views. Oza nk'indirimbo bita ngo bose babireba ya Melody oya Theo yatewe bose babireba nyine bari bazi ukagiye gukorwa n'isoni ntuyize. Iriya ndirimbo akakano kanye ifite mu Rwanda nka views billion. Hano nyifite AI. ariko umenya cyabo mabuna kiri ari fani cyabo buna menya ni ikintu kizima ntabwo ugira irungu uri kumwe nawe. Anyeretse pastor wacu oya reka my pastor asukujya tangiye guhakana ngiye pastor wanjye ari kuri live tuvugana mara gusengera harimo arande barimo no kunsengera. Hako yanyifite pastor w'umujama ibaza ko nta mashusho yigeze kwa trend mu minsi yashize yambajijeho amashusho yabaye trend nuvuga izina ry'umuntu ya mashusho yabaye trend harimo hashyaga kubitwa yaramba cyangwa se mwana ngamashusho numvishe barimo kuvuga oya ungarebeje pana pastor ashaka kureba birese ibaza ko yambaje na stories z'abari tazaje oya reka kabura cyose bikura hehe ngo mbikura kuri Twitter. Paulo yagarurwari tosoya kubera serious ya de nakatono asushaka mbe serious bigende biti ubundi mwisi cyonyine nabonye mwisi kiri serious no umupfu umfa wari seri asekera iki kiretse wenda nk'umuntu wapfuye afite amenya meza w'icyangwa we aguma seka hako umuntu ufuye bisanga sini cyajya kumusetsa yipfiriye yigendeye aho izofa ngo badogiri waguru agiye serious ugarire uruzi so nakubwira urumva rero uyu munsi nyine iyo mibare kano kanya abantu bayifite mu Rwanda bafite nyine ubwo nyine ranking indirimbo ufite 3 ufite nyinshi abari Meddy Chris Easy Element abandi ubwo ne ebyiri imwe kubera indirimbo imwe boni benshi dukuyeho Meddy Chris Easy asigarenye Chris Easy no kuvuga ko niwe muntu ufite miliyoni 10 mu ndirimbo enye wenyine ukuyeho Meddy n'abahanzi b'indirimbo z'ijuru nufate Sakura Vanyo Veste na Dorcas ukavanaho na Mbonyi na Ambassadors of Christ bo mu ijuru uje mu bisi ni uzifite na Meddy na Element oya n'abandi. Chris Easy uretse Meddy ni uyoboye abandi bahanzi muri Sakura bafite miliyoni 10 za views. Yego ndakumva bebe shawe rakarasuri akaza mu biki wabagize Imana waburiye neza Inshallah shaye imbeshi kurimo noneho Amasiru yo Chris Easy niwe muhanzi uretse Meddy afite miliyoni 10 enye muri Sakura Music Nyarwanda. Yego wavuga we nka manager we mu bikoranye byose utakora atari ubundi manager mwari kumwe ushobora guhagarara ukavuga ko Chris Easy ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda Zakaraho yaragatanze 10 ngo yatanze akaraho ahubwo se kuza amarevo man kuza amarevo erega ibi bintu tuba tuvuga hangana ntabwo ushaka kugira ubwenge bwinshi
ibintu bya TikTok ni nko kubana bimwe bita ngo WDA uturimo tw'amaboko. Hano kugira ngo abantu bari kuri live babone ko ari njye uyiyoboye batanca n'amazi twagiye. mani niba hari ikintu nkwangira no kutabasiriye mu buzima Asuma ngo aze ndumushaka mbese rege nkora muri office ya ministeri ngo muri entertainment uri mutsiri uri kigo nubaho